naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. Hari amagambo meza yambwiye ko ntazigera nkorwa n'isoni, aba mu mazi menshi cyangwa mu muriro kurumana, yambwiye ko atazigera ansiga njyenyine. Hari amagambo meza yambwiyeyo ko ntazigera nkorwa n'isoni, aba mu mazi menshi cyangwa mu muriro gurumana, yambwiye ko atazigera asiga njyenyine. naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. Namuhaye ubugingo bwanjye, namuhaye byose byanjye, namuhaye ubuzima bwanjye, kuko ari we nasanze wabasha kubiyobora. Namuhaye ubugingo bwanjye, namuhaye byose byanjye, Yesu namuhaye ubuzima bwanjye, kuko ari we nasanze wabasha kubiyobora. naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nkabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. naho nahura n'ibigeragezo, intambara, ibyorezo bigakomeza kwiyongera umunsi ku munsi, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Imana yarinze Isaka, inkota ityaye ntiyamukora ku mubiri, ikarinda Meshaki, Shadaraka na Abedenego, niyo byiringiro byanjye bitazankoza isoni. Amen.
amagambo meza yambwiye ko ntazigera nkorwa n'isoni, aba mu mazi menshi cyangwa mu muriro gurumana, yambwiye ko atazigera ansiga njyenyine. Oh, hari amagambo meza yambwiyeyo ko ntazigera nkorwa n'isoni, aba mu mazi menshi cyangwa mu muriro gurumana, yambwiye ko atazigera asiga njyenyine. Naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. Naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. Namuhaye ubugingo bwanjye, namuhaye byose byanjye, namuhaye ubuzima bwanjye, kuko ari we nasanze wabasha kubiyobora. Namuhaye ubugingo bwanjye, namuhaye byose byanjye, Yesu namuhaye ubuzima bwanjye, kuko ari we nasanze wabasha kubiyobora. Naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. Naho narira ngahogora abanzi banjye bakamiga, nkabuzwa amahoro n'isi dutuyemo, nzi yuko umwami wanjye amba hafi. Naho nahura n'ibigeragezo, intambara, ibyorezo bigakomeza kwiyongera umunsi ku munsi, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Imana yarinze Isaka, inkota ityaye ntiyamukora ku mubiri, ikarinda Meshaki, Shadaraka na Abedenego, niyo byiringiro byanjye bitazankoza isoni.